abantu babyishimira batabyishimira ibyo jewe si byo ndeba, ariko ikije mbere y'umugambi w'Imana n'urubyaro rwa Satani. ikije Gahini yabyaye icyana kuko cyazanye ishyano kiraza cyica, kuko deza kirimo DNA ya Satani. Ubwo kuba kirimo DNA ya Satani kiricana. Abujya ko rukabona abitwa Abarabu. Abarabu nabishimayire. kubera icyo ari abashimayire. Ari abishimayire. Abantuka turasoma hano amagambo y'Imana, Bibiliya nayizanye ndabaha imirongo none nabo bazahasoma. Imana kandi tawimo enesayi morane ya siregrere sharasiremo ishaka kugendana n'umunyakuri bite bahabwa amasezerano y'abana, aho kugira ngo babona ngo bitinze bagahita bigira hehe mu bapfumu badashyinguye mu gitaka. Ariko wa mugani imva ya Yesu Kristo niyo mva irangaye, yagiyemo umuntu arazuka arongera agenda gutya bamureba. Nyine umuntu uburana amaherena ariko Uwiteka ntiyemera amaherena. Uri kubyumva? Uwe arashaka kuba umwishimayire, ntashaka gukira. Hanyuma noneho undi muntu nanone uzarwanya aya magambo ndi kuvuga nawe azaze twicarane hano arambure Bibiliya nanjye nyirambure, ntacyo bitwaye. Reka tubasuze mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Imana nibarinde kandi Imana ibakomeze. Mwebwe mutuye mu Rwanda, mutuye ahatandukanye mu mpande zose z'u Rwanda, namwe muri diaspora, ibihugu murimo byose, muri Amerika, i Burayi, muri Canada, mwese namwe muri mu bihugu bya Afurika mwumva ikinyarwanda cyangwa mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, n'abatarwumva mwese Imana nibarinde kandi Imana nibakomeze. Uyu mwanya rero muri iki gitondo dufatanyije twebwe twese twishimiye kubasuhuza, mukande subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu ku Muremyi TV, kuko ni mwebwe dukorera, ni mwebwe mutuma dukora ibiganiro tukazinduka tubikora. Ngaho rero namwe muteye mwayikanda muyikande, mudutere iyo nkunga kugira ngo tujye tubana. Muri iki gitondo rero twabonye umutumirwa, sibwo bwa mbere tumutumiye, ni umukozi w'Imana. Imana yahaye umugisha, Imana navuga byinshi cyane kuri we ariko araza kubibwira, sibwo bwa mbere tumwakiriye. Reka twongere tumwakire ku Muremyi TV. Icyambere nuko tubahaye karibu kugira ngo tubane muri iki kiganiro. Yesu nashimwe mukozi w'Imana. Yesu Kristo ahabwe icyubahiro cyane iminsi yose. Reka tuguhe umwanya usuhuza abakunzi bacu badukurikira. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi aho bari hose abakurikiye iyi ntare yo mu muryango wa Yuda, iki gishyitsi cya Dawidi ari nacyo cyacu, ari we mucunguzi w'abanyamahanga, aho bari hose nababwira ngo ntibagire ubwoba, ntibatinye ingabo z'umwami wa Ashuri. Rero ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Kwizera Clement, umukozi w'Imana yahamagaye kugira ngo nyikorere mu gihe gisa n'iki ndetse n'ikindi gihe kizaza. Wowe ntabwo ari evangeliste, apotre cyangwa profete? Ayo mazina nyanga kubi. Evangeliste ngo profete ngo apotre, ibyo bintu nyine niba ndi kubwiriza abanyarwanda ndajya kubabwira nyine ndi umuvugabutumwa wahamagawe n'Imana kugira ngo nyikorere, kuko sinje kwiyita evangeliste. Ntekereza yuko evangeliste ari nko mu rurimi rw'Igifaransa, hanyuma nakwitwa evangeliste nje kubwiriza abanyamahanga, abazungu n'abandi bantu bose bavuga ururimi rw'Igifaransa. Ariko jyeweho hari amagambo Imana yabwiye Ezekiel mu bice bitatu,
iramubwira ngo iyo nza ngo singutumye mu bantu mutavuga ururimi rumwe cyangwa rutumvikana cyangwa rurushya, ahubwo ngutumye kubo muvuga ururimi rumwe. Rero njyewe nje kubwiriza abize n'abatarize, kandi abo bantu bose ngo bumve, ntago nje kubwiriza abize. Abize kandi nabo Imana mbega muri make intumye ku bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Hanyuma nikenera no gutuma ku bazungu n'abandi bavuga izo ndimi, izahagurutsa abo bazungu nabo bababwire. Ariko ntekereza ko n'umunyarwanda uri muri diaspora aho ari hose avuga ikinyarwanda. Turavugana nabo, hari nabo tuvugana bagiye bari ahantu hatandukanye tuvugana ikinyarwanda batanategwa rwose. Rero tugomba kuganira mu rurimi rw'iwacu nk'uko abaheburayo bavugana mu rurimi rwabo rw'igiheburayo. Rero natwe Imana yaduhamagaye nk'abanyarwanda iduha umugisha. Niyo mpamvu jyewe ntari evangeliste, ahubwo ndi umubwiriza butumwa bwiza wahamagariwe kugabura iby'Imana. Watoranijwe. Watoranijwe, nagiriye umugisha kuri Kristo, aranyemera. Kuko yabwiye Mose aravuga ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, aravuga ngo n'icyo uvuze icyo ndagikora. Rero nanjye nagize umugisha, Imana iranyemera. Ndashimira Yesu ko yanyemeye nanjye akampamagara akangabira umurimo we w'ububwiriza butumwa bwiza. Urakoze mukozi w'Imana kutubwira uko bimeze kuri wowe. Ntabwo ukunda evangeliste cyangwa apotre, uri umukozi w'Imana. Muri uyu mwanya rero twaje kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, nicyo cyatuzinduye. Twavuze ngo tugiye kuganira ku rubyaro rwa Satani n'urubyaro rw'Imana. Muri iyi si harimo imbyaro ebyiri, Bibiliya niko itubwira. Wenda muri introduction, urubyaro rwa Satani n'urubyaro rw'Imana bishatse kuvuga iki, kugira ngo abadukurikira buri muntu wese aze kwisanga, aze kureba ahantu ahagaze, niba ari urubyaro rw'Imana cyangwa niba ari urubyaro rwa Satani. Imana ishimwe. Bakunzi bacu rero n'ubundi turagira ngo mudukurikire kuri icyo kiganiro tugiye kuganira. Namwe muzaduhe comment mutubwira ati bimeze gutya, kandi turabizi ko mudukurikira, kandi ndabizi ko turava hano dufashe umwanzuro. Ushobora kuba waba uri mu rubyaro rwa Satani cyangwa uri mu rubyaro rw'Imana, ariko nakwifuza ko wowe udukurikira wajya mu rubyaro rw'Imana, kandi turaza gufata umwanzuro turebe n'inzira wabona cyangwa waca kugira ngo ube mu rubyaro rw'Imana ukava mu rubyaro rwa Satani. Reka tubanze dusenge Imana twinjire muri icyo kiganiro. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, we wuzuye ubuntu n'icyubahiro cyinshi, we wuzuye gukomera, wowe utandukanye n'ibigirwamana, we wicaye ku ntebe iruta izindi. Ni koko ibizima n'abamarayika ndetse n'abakuru 24 ngo bahora banaga amakamba imbere y'amaso yawe, bakavuga ngo ni wowe wera, ni wowe wera, kuko ibiriho byose ari we wabiremye. Rero Mana yacu, Mana isumba byose, tugushimiye yuko uyu munsi wa none uduhaye ihirwe ryo kongera kubona umucyo. Uwiteka, nitwirengagije yuko hari abarangije urugendo muri uyu munsi, bamwe bari muri moruge, abandi bari kujya gushyingura, abandi aka kanya birangiye, badafite icyo bakora ndetse n'ubutunzi bwabo butabashije kubarokora. Ariko Mana isumba byose, kuba ukiduhaye ihirwe ryo kuba tugihumeka uyu mwuka, niyo mpamvu dukwiriye kugushimira uko bwije uko bukeye. Rero tuje gutamba igitambo cy'uko turi amahoro. Iki gitambo aricyo dukwiriye gutamba buri munsi iteka. Uwiteka rero Mwami mwiza, turakwinginze ngo ukomeze utugoteshe amaboko yawe akomeye, udutsindishirize kandi uduhe kurama. Umwanzi Satani akomeze aturwanye, ariko atsindwe iteka. Maboko yawe akomeze aturwanirire nk'uko waturwaniriye mu bihe byatambutse. Rero ndasenze cyane, sengeye abantu bakurikira Umuremyi TV, kugira ngo Data wa twese uri mu ijuru ubahe umugisha, kandi amaboko yawe akomeze abarwanirire aho bari hose, bahabwe umugisha nawe kandi batsindishirizwe nawe mu byo bakora byose. Ngaho rero nyiri cyubahiro,
ukuboko kwawe mwami Yesu Kristo kugere kuri buri wese wagize umugisha wo gukandagira muri uyu munsi akabasha gukurikira Umuremyi TV. Urakoze rero Mana ishobora byose, tugiye kuganira ijambo ryawe. Rero Data wa twese uri mu ijuru, ijambo ryawe n'ibyo wandikishije wandikira abantu bawe wiremeye mu ishusho yawe. None Mana rero isumba byose, reka mpagarare mpanura mu izina ryawe, simpanure mu izina ryanjye, simvuga iby'abantu, kuko Pawulo umugaragu wawe yaravuze ngo iyaba nkinezeza abantu simba nkitwa imbata ya Kristo. Rero jyewe ndashaka kuba imbata yawe, sishaka kuba imbata y'abantu. Mana rero ishobora byose, nkuko wampamagaye ngo ngukorere, nkaba ntambuka ku bwawe, nkavuga ku bwawe, nkabyuka ku bwawe, nkareba ku bwawe. Uwiteka rero ndakwinginze ngume kugabura ibyawe, undinde kuvangamo ibyanjye, ahubwo Data wa twese uri mu ijuru ngume kugabura ibyawe, kandi bihindure buri wese uzakurikira iki gitangazamakuru azakigirireho umugisha. Urakoze mwami w'abami. Rero n'abashinze iki gitangazamakuru mbasabiye umugisha, kuko bemeye kubwiriza umurimo wawe hafi na kure, kubwiriza ubutumwa bwiza bwawe, cyane yuko aricyo cyari cyarakuzanye mu isi, kubwiriza ubutumwa bwiza. Rero bano bakomerejeho mwami w'abami, nabo mbasabiye umugisha. Rero mwami komeza ubagure, ubashyigikire muri byose, kuko ari we Mana isumba byose. Ibyo sabye byose mbisabye Uwiteka Imana isumba byose, itandukanye n'ibigirwamana, mu izina ryera rya Yesu Kristo umucunguzi wanjye, amen. Urakoze cyane. Navuga ngo urubyaro rwa Satani n'urubyaro rw'Imana, kuko mu isi harimo imbyaro ebyiri, niko Bibiliya ivuga. Wowe nk'umukozi w'Imana, urubyaro rwa Satani n'urubyaro rw'Imana bitandukanira he? Ubundi Imana yaremye ibintu byinshi, irema n'ibiremwa byinshi, irema n'imibumbe myinshi. Ko tujya twumva ngo kuri Marisi, tukumva ngo aho birabe vejuru bituye za Eliyeni n'ahandi, aho hose ni amaboko y'Uwiteka yaharemye. Rero ngo mu mateka Imana nibwo bwa mbere mu biremwa yaremye, yari ibonye yaremyemo ikiremwa bita umuntu. Hanyuma noneho imaze kurema umuntu arahindukira ahakana Imana. Mbega nibwo bwa mbere Uwiteka yararemye ikiremwa, yakibwira ngo uraca iburyo, kikamubwira ngo ya ngo ngenda aca ibumoso. Ibyo uvuze ntabyo ndi bukore. Hanyuma rero reka wenda twiye kureba ku byo Uwiteka yaremye byose n'izindi si, ahubwo twirebere aho dutuye, kuko turi bamwe mu biremwa Imana yaremye. Umbajije urubyaro rero mu isi dutuyemo, urubyaro rwa Satani n'urubyaro rw'Imana. Imana yandikiye isi amagambo yayo. Yesu yaravuze ngo, avuga uburyo umwuka wera Uwiteka yamutumye, ni muri Yesaya 61, aravuga ngo kuko umwuka w'Uwiteka ari kuri nge, yantumye kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, no kubwiriza imbohe yuko zibohowe, no kwambika ikamba mu cyimbo cy'ivu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. No kubwira abarira yuko, no kumenyesha abantu umwuka Uwiteka igihe umwaka Uwiteka azagiriramo imbabazi. Rero hano avuga ubwo butumwa, ubundi Yesu aje kudukura mu rubyaro rwa Satani. Ariko aka kanya urubyaro rwa Satani n'ubundi nubwo Yesu yaje ruracyariho, ntago rwavuyeho. Iyo urebye rero ukuntu byatangiye, byatangiriye ubundi muri Edeni. Byatangiriye muri Edeni, aho Imana yaremye umuntu iranamwishimira. Imaze kumwishimira, irangije ibwira Adamu, iramurema, iramusinziriza. Imaze kumusinziriza, imukuramo urubavu, iruremamo umugore we yitwa Eva. Ibyo bintu abantu bose barabizi. None rero ibyo biza gukomeza,
hanyuma Imana Satani kubera ko ari umugome aza kuvangira Imana. Iteka ryose Satani aritambika. Ari byo bintu turi buze kugenda tureba ahantu yagiye yitambika hatandukanye. Noneho ngo Imana iza kubabwira, irababwira ati ngo baravuga ngo hari urubuto ngo Imana yababwiye ngo ntibazaruryeho, ngo barangije ngo inzoka iragarukira babwira ati runo rubuto mu bitabo bimwe na bimwe bati nimururyaho no kurema muzarema. Ibyo ni ibintu bigize gute? Ni ibintu bigiye bizwi. Ariko wenda ubwo hari impamvu yo kuba barashatse kubigira ubwiru, ariko urwo rubuto Imana iteka yagiye, umubwiriza we yaravuze ngo Imana iremera ikintu cyose mu gihe cyacyo. Rero niba ari mu gihe cyacyo, Imana ishobora kuba yari izi ko abantu bazabyara, ariko iragenda iravuga ngo reka njye gutegura umwana wanjye uzavuka uremye nk'uko mbishaka, witwa Abeli. Ariko Satani iteka ryose Imana irabyara, hanyuma na Satani akabyara. Bukeye inzoka, Satani aza ari mu ishusho y'inzoka, kuko ngo icyo gihe ngo n'inyamaswa zaravugaga nk'abantu, ngo zose bavuga ururimi rumwe. Hanyuma ngo noneho ngo inyamaswa, iyo nzoka iza kugira gutya, iraza ariko irimo Satani, irababwira atariko ati muramutse muriye kuri iki giti no kurema mwagira gute? Mwarema. Ngo ntekereza yuko ngo yeretse Eva, kuko yahasanze umugore, imwereka ukuntu ngo ibyo bintu bikorwa. Ariko simbihagararaho neza kuko ubwo naba ngiye inyuma ya analize za Bibiliya, ariko jyewe ndabivuga uko biri. Noneho rero, cyangwa se uko nabyumvise, noneho rero icyo gihe iramwereka, ariko icyo kurema kw'Imana kwari kutaragera. Ngwaje hanyuma noneho amaze kumwereka uko bigomba kugenda, aramubwira ati dore n'umugabo wawe naza nawe muze kubigenza gutya umwereke. Aramwereka, amweretse icyo gihe Bibiliya igaragaza yuko Adamu yatwitse umugore we inda, abyara uwitwa nde? Gahini. Imana ishimwe. Gahini aza atari uwo mu mugambi w'Uwiteka, ariko mu mugambi w'Uwiteka hari uwitwa Abeli. Urumva Satani aritambitse. Hanyuma turi buze kureba uburyo amasezerano, abantu iyo bishe amasezerano y'Imana, ikije mbere y'ayo masezerano ari urubyaro rwa Satani. Abantu babyishimira batabyishimira, ibyo jyewe si byo ndeba, ariko ikije mbere y'umugambi w'Imana ni urubyaro rwa Satani. Ikije mbere y'ubushake bw'Imana ni urubyaro rwa Satani. Abantu babyemera babyanga, Imana yaratubwiye ngo wenda urugero ntimuzasambane. Umuntu aragiye arasamba, none Imana ikavuga ati ntuzasambane, ahubwo njyewe Uwiteka mvuganye nawe yuko nzaguha urugo, nkakororotsa, nkakugwiza. Ni nako Bibiliya ikunda kuvuga. Ariko nyuma wowe gutegereza bikakunanira, warangiza ukajya gusambana. Hanyuma wajya gusambana, niba gutwika inda Satani agushutse, ubwo uzaza uvuge ngo Uwiteka yampaye umwana. Reka abantu nibareke kwitiranya ibintu. Uzaza uvuge ngo rwose Uwiteka Imana yampaye umwana. Ibyo turi buze kubireba. Niba shaka bazantera amabuye, ariko ibyo turi buze kubireba turabisanga kwa Aburahamu. Uwiteka anabyihankana, arihakana, aravuga ati jyewe uwishimayire sinanamuzi. Komereza aho ngaho. Dusigaye tubona hano mu Rwanda umuntu nyine havuka abana nyine bo mu buryo butemewe, ya mvugo nyine ya kera bajyaga bavuga nyine yaho ngaho nyine ngo mu ndaro. Hanyuma noneho rero barangiza bagahita bavuga ngo bagahita bavuga ngo ntabwo ari abo mu ndaro, ngo ahubwo ngo ni urubyaro, ngo ni abana b'urukundo. Ariko si iyo tugiye mu kuri kuzuye,
kw'Imana ishobora byose. Urukundo ninde? Urukundo ni Yesu Kristo. Urukundo ni Uwiteka. None se Uwiteka kandi urwo rukundo we yarakubwiye ngo ntuzasambane. Ahubwo ni urwango. Diferanse y'urukundo ni urwango. None niba diferanse y'urukundo ari urwango, wowe uratwerera urukundo ukarutwerera urwango gute? Hanyuma se Uwiteka yahindutse ryari abasatani mu cyimbo cyo gukiranuka kwe cyangwa mu cyimbo cy'Uwiteka? Tuzi ko Yesu Kristo ari we rukundo. Ariko Satani ni urwango kuko muri kamere yanga umuntu. Imana ishimwe. Amen. Noneho umuntu akaza akabatiza ibinyoma, yarangiza akavuga ngo umwana wavutse muri ubwo buryo butemewe ngo ni uw'urukundo. Imana ishimwe. Amen. Ariko urukundo ni urwegamiye kuri Kristo. Ubusambanyi ntago ari urukundo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ahubwo ni icyaha. Ni icyaha, kandi icyaha ni urwango. Ni ukuvuga ngo icyaha ugitezwa na Satani kuko akwanga. Noneho rero urukundo ruzanwa n'Imana kandi ruza mu gihe, ndetse igihe cy'umutuzo no kwihanganira gutegereza Uwiteka. Twarabibonye kwa Zekariya, havuka umwana w'urukundo yitwa Yohana, baramutegereza kugeza mu zabukuru kandi bihanganira gutegereza. Zekariya arihangana, Elizabeth arihangana, ngo bombi bari abakiranutsi bashimwa n'Imana, ngo bagendera mu mihango n'amategeko by'umwami Imana. Bihanganira iki? Gutegereza. Urukundo rurihangana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Urukundo rurihangana. Ariko se nyine utihanganiye gutegereza abyara urwango, ntago abyara urukundo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Barategereza. Twongera kubona kwa Aburahamu, nabwo Satani abakora ibyo yakoze muri Edeni. Hanyuma Imana yarabasezeranye Isaka. None rero barangije, amaze kubasezeranya Isaka, Satani nabwo aritambika araza habyara Ishimayeli. Ubwo kaba ari urubyaro rwa Satani. None ikitaje mu bushake bw'Imana no gukiranuka kitananyuze mu gukiranuka, uragitwerera se yuko ari icy'Imana gute? Imana ishimwe. Abantuka turasoma hano amagambo y'Imana, Bibiliya nayizanye ndabaha imirongo noneho nabo bazahasoma. Imana kandi tawimo enesayi morane ya siregrere sharasiremo ishaka kugendana n'umunyakuri, nishaka kugendana tasimo enesiremo n'umuntu ugira ibinyoma akashaka kubitwerera. Imana tarasiregrere, Imana ni ukuri. Ni nako yababwiye, ibabwira ko ari ukuri, ntago ari ibinyoma. Yarababwiye ngo kugira ngo mugire ibinyoma umuntu nababaza mujye muvuga ngo ye, nimuhakana muvuge oya, ibindi byose bituruka ku mubi. Wifata amagambo y'Imana ngo yahindure kugira ngo Imana itazanabiguhanira. Imana ishimwe. Imana ejo itazazi kubwira ngo warantutse, wagiye gusambana ubyara umwana urangije umutwerera Yesu Kristo. Biratandukanye. Katunabirebe, wenda twinjira hano mu magambo y'Imana bariho tugendera kugira ngo wenda abantu nyine jewe ntago naje kuvuga ibinejeje amatwi y'abantu, ahubwo naje kuvuga ukuri kw'Imana uko kuri. Imana ishimwe. Amen. Tugiye gusoma aya magambo, ariko nagira ngo wenda ufate Bibiliya tugende dusoma aya magambo abantu bose bayumva, kugira ngo wenda batanavuga ngo jewe naje kwigisha ibintu byanjye. Hano turi mu Itangiriro ibice 17 uhereye ku murongo wa 17. Itangiriro ibice 17 uhereye ku murongo wa 17. Noneho turaza kugenda dutahura urubyaro rwa Satani n'urubyaro rw'Imana. Itangiriro ibice 17 uhereye ku murongo wa 17 haravuga ngo maze Aburahamu arubama. Oui.
maze Aburahamu arubama araseka aribaza ati mbese umwana azabyarwa n'umaze imyaka 100 avutse kandi na Sara umaze imyaka 90 azabyara. Aburahamu abwira Imana ati icyama Ishimayeli akabaho ari imbere yawe. Ubugejeje aho ngaho babari rubanze wumve ubugejeje aho ngaho. Imana rasi enedraye ijya kubwira ubwoko bw'Abisirayeli yavuganye na Aburahamu yuko izabakura muri Egiputa hashize imyaka ingahe 400. Reba nyine Imana yaravuganye nawe yuko izaguha umugore ariko ugize imyaka wenda ikaguhisha igihe nishaka iguhisha igihe ariko mu mugambi wayo ufite 35 yavuganye nawe yuko wenda wera batira isezerano nzarisoza agize 40. Ubanze wumva icyo kintu noneho warangiza ukagira gutya ukihurira n'indaya ugize 30 nishaka ye kuba indaya wihurire n'umumowabu cyangwa muri bwa bwoko Uwiteka atishimira atageneye umugisha kuko abo nabo barahari. Twarababonye arabo bita Bibiliya ivuga ngo Abaheti, Abamori, Abaferesi, Abanyakanani, wihuriye nyine n'umwe muri abo ngabo. Arabata ariko waza tukabana muragiye murabanye wenda ugezeyo habayeho ikigeragezo cyo kubura urubyaro ugiye gusenga Imana ishimwe kuko wanze kwihanganira igihe nyamara Imana yaguteganyirije Rebeka uzabyara. Haleluya, amen. Imana ihimbazwe. Ariko wowe wiha imyaka 5 warihanganye ariko indi 5 ibura ngo 40 yuzure urayitegereje urayibuze ugiye imbere y'Uwiteka uravuze ngo Uwiteka icyamukazama iki urubyaro. Uzi ikintu kiguma imbere y'Uwiteka hagomba kuvuga ngo ariko ngo jewe muza ari umugabo wa Rebeka. Uri kubyumva kuko Imana n'ukuri nagize kugoroma ngo ivuge ngo wagiye mu Baheti hanyuma ngo noneho ngo ije guhera wamugisha. Imana ishimwe. Iri ni ryo kosa hano uyu musaza witwa Aburahamu yakoze hanyuma ngo noneho Sara aramushuka. Bibiliya ivuga ngo yazize kumvira iki umugore. Ibyo binarabyirengagiza ko Yesu yamubwiye ati nitwa Uwiteka Imana ushoboye byose. N'abakecuru bashaje mbaha abana barabyara bakosa ibyo nabyo ndabishoboye. Twibukirane yuko Imana ubundi ntiza gukora ibyo abantu bashoboye ahubwo iza gukora ibyo abantu bagize gute badashoboye. Imana ishimwe. Noneho Aburahamu umugore waramureba agize imyaka 90 aravuga ati ariko genda shashe mu by'ukuri geze sinabyara. Iyo Mana yarakubeshye ntago yaha umuntu ushaje ufite imyaka 90 ngo yinda yanjye ayishyiremo iki umwana. Arangije aravuga ati rero irebere kara urazi ko umugabo atajya asaza. Irebere kare y'agakobwa kakaja kacu kitwa Hagari mwibyaranira umwana. Ubwo wasi Satani ujemo uwazi Satani uje umushukanyi ntaje nkuko yaje muri Edeni. Nabwo noneho abaraje aravuga ati ariko umushukanyi abati jewe iyo Mana yanyu ibaha abana itinze ariko jewe nabihera abana. Turana bafite bahabwa amasezerano y'abana aho kugira ngo babona ngo bitinze bagahita bigira hehe mu bapfumu. Hanyuma noneho icyo cyana wakuye mu bapfumu uwo mwana ni icyana. Imana ntibyara ibyana ahubwo Satani abyara ibyana Uwiteka abyara abana. Wisirimura icyavuye mu kiganza cya Satani ko ari cyiza kiranduye ni icyana ntago ari umwana kubera yuko umwana nuwavuye mu biganza by'Uwiteka deja arejejwe. None se tuvuze icyana n'ibyana tubishyize mu mwuka ntibyabara abana mu mubiri wenda tuvuge ko ari mu mubiri hari icyana kibi oya wenda tuvuge ngo icyana cyavuye cya Satani
wenda tuvuge mu mubiri ni abana ariko mu buryo bwo mu mwuka hari ibyana n'abana cyane nyine ngewe iyo mvuga ubwo ndashaka ngo tuzamukane mu kirere cy'umwuka ubu ntabwo turi kuganira iby'umubiri gihinduka icyana gute none se nuze yari icyana Gahini yabaye icyana kuko cyazanye ishyano kiraza cyica kuko deza kirimo DNA ya Satani kuba kirimo DNA ya Satani kiricana ariko Abeli si we wishe Gahini ahubwo cya Gahini kishe murumuna wacyo ngo kizanira ubutaka kuvumwa ibintu bitari byarabayeho kuko wibuke neza Yesu yaravuze ngo hari uwo ngo umeze nka so Satani w'umwicanye kuva kera ese ubwo uri kubyumva ubwo abicanyi ni aba Satani purasizoma ni bene wa Gahini ni bene wabo nese Gahini ntiyabyaye yaranororotse kugerana n'uyu munsi haleluya amen wenda tuzi nk'ibintu byabaye mu Rwanda ni nabyo bihe turimo sinabinyura ku ruhande ariko abantu babwiye genda ufate mugenzi wawe umwice kigahita ni icyana ariko se nose genda musigiriza mu biki kandi ubwo ibyo nkubwira je sinabikora ubwo n'urubyaro rwa Satani tuzi n'urubyaro rwa Satani nose ndabinyura ku ruhande hanyuma tuzi n'abandi icyo kintu banze ucyumve nabo kandi wenda niyo bigeze bavuga ngo ni ibintu by'amoko ngo abahutu ngo n'abatutsi ngo n'ibiki nose ko tuzi abahutu bakijije abantu nyine ko batabishe ntago bari barema kuko Imana yo ntiyaremye amoko ntago bari baremanywe DNA yo kwica bari abana b'Imana ariko ibyana nyine birica byana bihinduka nk'inyamaswa Gahini ibaza ariko nyine wowe urasa n'umuntu ni amateka y'igihugu tuyavuge urasa n'umuntu mwese muri ibikara mwaranashyingiranywe ayabata ariko ndakurya agakwica ati ndarya imyijima nose ubwo se uwo muntu uramutwerera ko ari uw'Imana gute kandi twaranabibonye muntu uze mu madini bamwe ngo ngewe genocide iba muri iki gihugu nari umwana nari mfite imyaka 5 ariko iyo kuko nta ruhande negamiraho iyo somye Bibiliya uri kumva nta marangamutima ngewe mbamo n'Imana nta marangamutima igira n'undi muntu wese izahagurutsa nta marangamutima azagira icyo kintu banze ucyumve iyo somye Bibiliya ikwereka yuko umwana w'Imana akora ibyiza kandi nyine agira imbabazi neza ubwo iyo ugeze mu Bagalati y'ibice 5 umwana w'Imana agira imbabazi akagira urukundo akagira impuhwe none se urya mugenzi we n'umwana wenda birashoboka yuko Yesu kuko yaje areza arahindura uwo muntu wendeje akaba yaba ari umwana w'Imana akamubyara bwa kabiri ariko ntuzambwire ngo uwo wabonye akora ibibi ngo uramutwerera Yesu Yesu ntago ari utuma abantu ngo mugende mwicane genda ubage mugenzi wawe umurye ubwo se ubwo niwumva ko ari abadayimoni abo n'abana basi n'ibyana bya Satani uwo muntu nyine wenda birashoboka ko ejo yahinduka ariko igihe ari gukora ibyo umwana wa Satani none se uramutwerera imbabazi nyine kubera iki twakomeje kuri Ishimayeli Imana iguha umugisha ubwo twari twatandukiriye noneho wenda ubwo twari twanagarutse inyuma gatoya kuri Gahini urupfundi rwari rwarabayeho ariko Satani abyara umwana wo kwica mugenzi we aramwica hanyuma twikomereza ubwano kwa Aburahamu wamaze Aburahamu arubama araseka aribaza ati mbese umwana azabyarwa n'umaze imyaka 100 avutse kandi na Sara umaze imyaka 90 azabyara uretse wumve Satani ubwo yagize gute yamugezemo azabyara Satani abata ariko ubundi burabona uzabyara Aburahamu abwira Imana ati icyama Ishimayeli akabaho ari imbere yawe totari yavuye mu ntuze mu biganza bya Satani ushatse kuyigobokesha mu Mana ubundi ngewe nigeze kujya hari umuntu natwaraga nkora akazi ndi umushoferi we tukajya tujya mu manza
hari ibyo bita ngo ni ukugobokesha, kuzanamo undi muntu nyine uri ku ruhande ariko nawe akazamo nk'undi w'urubanza. None rero nabo na Ishimayeli ntashatse kugobokeshamo Uwiteka mu makosa ye yakoze. Noneho reka turebe ese Imana yamusubije gutya. Imana nushaka hasome kuko ni wewe wahasomye. Imana yamushoye ko yamushobije. Nivuga ngo icyama Ishimayeli akabaho ari imbere yawe. Icyama Ishimayeli akabaho ari imbere yawe. Imbere y'Imana se ni? Ni mu isi ndetse no mu ijuru. Kuvuga ngo umuntu wahawe ubugingo yabaye imbere y'Imana mu isi, aba n'imbere yayo mu ijuru. Icyazana ngo wenda abantu bazakurikire kino kiganiro, apana bimwe abantu bareba iminota mike ngo numvise atari za zomene ngo ngirabizanye ngirabikoze bakinjira muri Bibiliya. Hanyuma noneho undi muntu nanone uzarwanya aya magambo ndi kuvuga nawe azaze twicarane hano arambure Bibiliya nanjye nyirambure. Ntacyo bitwaye. Ariko twinjire mu kuri nyakuri. Noneho yamusubije ngo iki? Icyama. Oya nyine aho munsi. Imana iramusubiza iti. Imana iramusubiza iti. Ahubwo Sara umugore wawe niwe uzabyaraho umuhungu. Yego. Uzamwite Isaka. Yego. Nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe. Yego. Ngo ribere urubyaro. Ruzakurikiraho isezerano ridashira. Kandi ibya Ishimayeli uwo ngo Sara ni nani, uwo Sara azabyara niwe uzahabwa isezerano ridashira. Iridashira se ni iri? Ubwo ni ubugingo. Ni ubugingo, erega abantu bica ku ruhande. Iridashira ni ubugingo. Ni uzahabwa isezerano ritagize gute? Ridashira. Iridashira ni ubugingo. Aha. Kandi ibya Ishimayeli ndakumviye. Dore muhaye umugisha. Nzamwororotsa mugwize cyane. Azabyara abatware 12. Kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye. Ariko isezerano ryanjye nzarikomeza na Isaka, uwo uzabyarana na Sara mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha, kuko ari cyo nashyizeho. Imana irorera kuvugana nawe, irazamuka ivaho Aburahamu yarari. Reka nongera aya magambo nyasubiremo. Araryoshye rwose. Imana irasubiza iti. Ano yaravuga ngo icyama Ishimayeli akabaho ari imbere yawe. Imana iramusubiza iti, ahubwo Sara umugore wawe niwe uzabyaraho umuhungu, uzamwite Isaka. Nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe, ngo ribere urubyaro ruzakurikiraho isezerano ridashira. Uruvuga ngo isezerano ry'Uwiteka nirishira. Imana yasubiza iti, ahubwo Sara umugore wawe niwe uzabyaraho umuhungu, uzamwita Isaka. Ni ukuvuga ngo umwana w'Imana avukana n'izina. Uzamwite Isaka. Nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe, ngo ribere urubyaro ruzakurikiraho isezerano ridashira. Kandi ibya Ishimayeli ndakumviye. Buretse wumve yamwumviye se mu buhe buryo? Twumve uburyo yamwumviyemo. Dore muhaye umugisha, nzamwororotsa mugwize cyane, azabyara abatware 12, kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye. Banze wumve. Ariko isezerano ryanjye nzarikomeza na Isaka, uzabyarana na Sara mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha, kuko ari cyo ndashyizeho. Shatse kuvuga ko Ishimayeli nta sezerano ry'ubugingo afite. Banze wumve. None se aya magambo ndi gusoma n'ayanjye. Hanyuma Imana irorera kuvugana nawe, irazamuka ivaho Aburahamu ari, ihita inamucika kugira ngo atavumbura iby'imubwiye. Irigendera. Ihita yigendera. Hanyuma iyo uje mu bice 4 muri Matayo ibice 4, none se ninde wagabanya ubutunzi bw'isi? Matayo ibice 4.
Matayo ibice 4 haravuga ngo umurongo wa kangahe? Matayo ibice 4 tubonye ngo nyine iri sezerano Imana ihaye Ishimayeli. Reka tuze hano muri Matayo. Yesu ageragezwa na Satani. Yego. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Wumve ko Satani Bibiliya yizi. Maze umwanzi amujyana ku musozi, ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero. Aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera, aha niho nagendereye hano ku 8. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Uraje wumve nyiri bwa butunzi Imana yahaye Ishimayeli n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Urumva ko nyiri ubutunzi bw'isi ninde? Ni Satani. Ruravuga gatari ko iyo Mana yawe yakuzanye izaguha humurira bifite. Ndabizi izakugabanira. Niyo bavuga ko rukabona abitwa Abarabu. Abarabu ni Abishimayeli. Kubera iki ari Abishimayeli? Ari Abishimayeli. No, Abarabu nyine bakomoka kuri Ishimayeli. Kuki abirabura bo badakomoka kuri Ishimayeli? Oya wenda reka niyizire kuri urwo rugero. Ushobora no gukomoka kuri Ishimayeli mu buryo bw'umwuka, kuko deja tubonye ko Aburahamu yabyaye umubiri, ariko noneho ibikorwa biba by'umwuka. Ibya Satani icyanga by'umwuka, kuko na Satani ni umwuka. Nyine ariko Aburahamu muri Edeni Adamu abyara umubiri, ariko havuka Gahini. Gahini ufite umwuka nyine w'ubwicanyi. Nyine yabyaye n'ukwango yabyaye amahara ko birabiri. Yego. Urubyaro rwa Satani n'urubyaro rw'Imana. Abeli na Gahini. Noneho na Aburahamu yabyaye nawe Satani aramutera. Kuko yabyaye Isaka, isezerano ry'Imana yasezeranye. Hazamo n'irindi riraho ritunguranye rya nyamuza vuba Imana itanazi. Niyo bavuze atari kuwo umuntu azatunga, azagira ayo mazu menshi cyane, azagira ibirombe, azagira ibiki byose, ibitwaro bikomeye, bazamutinya. Ubwo ni Irani. Ariko jyewe isezerano ryanjye nzarikomeza n'uwemera Yesu Kristo ry'ubugingo. Ariko wa wundi nasezeranyije ibintu byose nta bugingo nta. None zubwo nyine Imana bati, mwana wanjye ndakuzi, uzahora imbere yanjye iteka. Undi gahindukira ati, mwana wanjye dore nguhaye inzu igeretse, nguhaye n'imodoka ihenze, tembera mu mujyi wa Kigali ry'ubuzima, uzajya ujya na Dubai, ari uzahora imbere yayo iteka. N'ibyo n'ubundi by'ibibizi kuzabikura kuri Satani. Iravuga ati, humura so Satani arabifite azabiguha. None se nta bana b'Imana bafite isezerano ry'ubugingo bafite ibyo bintu? Baranabigira ariko Imana ntitanga ibikabije. Ndaguha urugero. Pawulo yabaye mu isi Pawulo, indege zihari n'amato ahari. Nubuhe bwato ze Pawulo yagize? Ni iyihe ndege se yagize? Ariko Messi ukina umupira arabifite. Uri kubyumva? Uvuze ngo gukora Yesu se yari afite iyihe transport? Yagendaga n'amaguru, bukamwirira bakambuka umusozi akagira gute. Imigabane y'abantu b'Imana ntago iri ino. Yaravuze ngo nzabaha ubutunzi buri ahantu hahishwe mu mwijima. None se wenda tuvuge tureke nk'abafite isezerano ry'ubugingo tureke gushaka ibintu. Oya turabishaka, ariko
hari n'urwego rega tutageraho hatari uko tutarushaka kurugeraho ubanza icyo kintu cyumve ntabwo Imana yakugira Messi ngo ikugire Diamond ugira jet privé ngiri kubyumva irabizi ko wakwibera uwadamaraye inzira ifunganye wayibagirwa kandi yavuze ngo munyure mu nzira ifunganye kandi abihanganira kuyinyuramo ni bakeya ahubwo reka twigarukira ahangaha twe gutandukira wenda iyo nayo nindi topic wenda twazaganira ngo umwanzi arongera mujyana ku mpinga y'umusozi muremure cyane aramwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabo aramubwira ati biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya Yesu aramubwira ati genda Satani ni kuko handitswe ngo genda Satani kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera yonyine umwanzi ahera ko aramureka maze haza abamarayika be baramukorera none wumve ko Satani hariya se mwitangiriro wumvise Imana isezeranyije yavuga ariko ishima yirazakomera azaba umutunzi wo mwisi ariko isezerano ryanjye nge nzarikomeza na Isaka ni nayo mpamvu ujye kubona ukabona abo barabu bahita badukana Imana yitwa Allah ifata Yesu Kristo ikamugereranya kandi atagereranywa yitwa Uwiteka Imana itagereranywa abandi ingenzira y'ukuri n'ubugingo ntawe uzajya kwa data ntamujyanye Muhammad ashyinguye mu gitaka ariko wa mugani imva ya Yesu Kristo niyo mva irangaye yagiyemo umuntu arazuka arongera agenda gutya bamureba imva ya Yesu irarangaye niyo mva irangaye mu isi gusa aho kantu wakumvise ubwo nakumvise ni Uwiteka Yesu Kristo kandi uzahakana ko ari Uwiteka nawe nzamwereka aho byanditse uko yanditse ko ari Uwiteka ngo si ugushidikanya ubwira ubw'ubumana burakomeye Imana kwigira umuntu ikabana n'abantu ikazamurwa ikamamazwa mu banyamahanga ikazamurwa igahabwa ubwiza Yesu ni Imana yigize umuntu ngo kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka kugira ngo Imana data wa twese ihimbazwe ngo mbonye ababonye data none uwo muntu akaza batari ku uwo Yesu muvuga ari kuri kategori imwe na nuriya Muhammad washyinguwe mu gitaka warongoye abagore barenga 1000 barabeshye ngo turasenga Uwiteka Imana ngo turasenga Allah utuye hehe iburasirazuba ariko twebwe tugasenga Uwiteka Imana ubereye hose icyarimwe neza ubwiyo Mana ifite aho iri ibiro byayo biri iburasirazuba Musirama agenda na campus kuvuga ngo nyine ishima yiragomba kuko nubundi atahishuriwe ubwiza bw'Imana agomba kuza azanye indi Mana itari Uwiteka ariko iyi Imana imwihishurira yari gusenga Yesu Kristo akamwubaha ariko aramugereranya aravuga atari kuriya yanagereranywa ariko ntagereranywa Imana ishimwe amen reka rero twumve kano kantu ubwo ngo Imana ihita irorera no kuvugana nawe iramujijisha itayigendera ariko ni kwa kundi usigara utekereza ariko ibintu tuvuganye buri iriya kontari iruzuye agasanga Imana iyo etape bayirenze abati je nzakomeza isezerano ryanjye na Isaka uzabyara mu gihe kisa nk'iki umwaka utaha wenda nidushaka tureta dusoza ariko reka niyizirege hano mu bacamanza hanyuma kugira ngo wumve yuko n'abishimayeli batandukanye n'abandi bantu bose aha wahandebeye ko nkagusabira umugisha ni mu isezerano rya kera mu bacamanza hanyuma ndi paje 240 paje 240 uko biri kose urahita uhabona abacamanza kangahe abacamanza 8 hanyuma uhere ku murongo wa 22 abacamanza 8:22 na kabiri haravuga ngo Gideyoni yanga kwimikwa
Gideyoni yanga kwimikwa. maze Abisirayeli babwira Gideyoni bati noneho udutegeke wowe ubwawe uzaturage umwana wawe n'umwuzukuru kuko wadukijije Abamediyani. Gideyoni arabasubiza ati sinemeye kubategeka n'umuhungu wanjye, ntabwo azabategeka, ahubwo Uwiteka niwe uzabategeka. Maze arababwira ati hariho icyo mbasaba, umuntu wese muri mwe ampe impeta zo mu matwi z'imiryango mwazanye, z'iminyago mwazanye. Abamediyani bambaraga impeta z'izahabu ku matwi yabo kuko bari Abishimayeli. Geza aho ngaho ubwo babyubize ko Abishimayeli batandukanye. Abamediyani bambaraga impeta bambaraga amaherena kuko bari Abishimayeli. Nyine umuntu uburana amaherena ariko Uwiteka ntiyemera amaherena. Uri kubyumva? Uwe arashaka kuba umwishimayeli, ntashaka gukira. Harimo n'inzara guteraho n'ibiki uretse wumve. Reka nyasome nihuta. Maze Abisirayeli babwira Gideyoni bati noneho udutegeke wowe ubwawe, uzaturage umwana wawe n'umwuzukuru kuko wadukijije Abamediyani. Gideyoni arabasubiza ati sinemeye kubategeka n'umuhungu wanjye ntabwo azabategeka, ahubwo Uwiteka niwe uzabategeka. Maze arababwira ati hariho icyo mbasaba, umuntu wese muri mwe ampe impeta zo ku matwi z'iminyago mwazanye. Abamediyani bambaraga impeta z'izahabu ku matwi yabo kuko bari Abishimayeli. Aha nawe uretse ukuntu rero hari abantu bajya banitiranya Imana. Icya Gideyoni birangira kinarimbutse. Barabasubiza buretse wumva ukuntu Gideyoni yanarimbutse. Baramusubiza bati turaziguhera ineza, nuko basasa umwenda bazirundaho umuntu wese azanye impeta zo ku matwi z'iminyago, kandi kuremera kw'izo mpeta z'izahabu yabasabye kwari shekeri 1,700 z'izahabu, udashyizeho ibirezi n'imishuzi n'imyambaro y'imihengeri abami b'Imidiyani bambaraga, kandi udashyizeho imisibo yo ku majosi y'ingamiya zabo. Maze Gideyoni abikoresha umwambaro witwa efode, awushyira mu mudugudu we witwa Ofura. Nuko Abisirayeli bose bakajya baza kuwuramya bakawurarikira, ubera Gideyoni umutego n'abo mu nzu ye. Ariko nyine mu isezerano rya kera kuva ibice 20 Uwiteka aravuga ntimukagire izindi mana mu maso yanyu. Ariko Gideyoni arangije, umuntu watangiye akorera Uwiteka asoza asenga Satani. Nyine nawe bumwishima ngo Abamediyani bambaraga impeta zo ku matwi kuko bari Abishimayeli. Haleluya, amen. Rero iki gitabo kibamo ibintu byinshi. Hanyuma akajya umuntu banga ngo twebwe aposo wanjye nyine bimwe twavugaga ntiyambujije amaherena. Ariko umuntu wese nyine wambaje ngo urubyaro rwa Satani, ubu tuvugana umuntu wese utagenda uko Imana ibishaka, ntagendane n'iki gitabo, ntanemere na Yesu Kristo ko ari umwami w'umukiza w'ubugingo bwe. Umwana wa Satani, urubyaro rwa Satani. Neza baravuga ngo kuraho izo nzara zawe ukaburana, kuraho izo mpeta zo ku matwi yawe ukaburana. Ariko Bibiliya irakubwira ngo impamvu nyine n'uwo mwapotere wawe abikubuza, cyangwa uwo mupasitori wawe, cyangwa